ega harimo abareba nk'ibisambo gusa intuza se inde waririmbye iyi ndirimbo ya ngo ntuza ngo ritiko itereshyonge si we se nyine yitwa nde nimba ari Miss Melody wambaye ubusa se tambwira ngo si umunyarwanda se yitwa ariko yambaye imyenda ntabwo yambaye abasimbazi hariya kuru ntabwo muzi ntawe nzi kandi mukora akazi kamwe ni umuhanzi w'indirimbo ari bose mbona barakaye nawe ntawe nzi ni umuhanzi w'indirimbo ariko ndeba afite inda nini wagira ngo ararwaye uwo ni Gasuku tuvuge ko umuntu witwa Coach Gaël utamuzi Coach umutoza w'umukino Coach Gaël manager w'abahanzi oya njyewe ntawe nzi urafata pasiteri muzima ukavuga ngo yishwe n'itabi ubuse ntiyanywa bibaye ngombwa ari wese yapfa wenda muzi n'umunyagise ntetse no kurare wabo Angles umuntu ko numva muzi utamuzi nakumirwa muzuminge uyu ni ingeka uyu muntu ko muzi afite na tetire y'umweru mu mutwe mukurure neza umutekereza kabisa wose mirinda se mu bwana bwanjye nda inzoga nanywaga kuko icyo gihe nabaga kwa masenge ninyweraga urwagwa ruke uzi ko ababyeyi ba kera bavuga ngo urwagwa ruhiye cyane ruvura abana inzoka bandahiraga agakombe nkagotana urwagwa rushyushye nkajya ku ishuri nkakora imibare nkamenya ubwenge. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Bantu bacu ba Kigali News Channel, ibihe byiza cyane, turabakumbuye cyane, niyo mpamvu tunabazaniye iyi bang iri hano, tubazaniye umustar ukomeye cyane yitwa Mr Elephant cyangwa se Nzovu amakuru. Ni meza. Meze ute? Ni sawa tu, meze neza. Habyutsa kabeho. Akagaruka akaba ari keza. Ariko imbere irashize hatangiye kuva izuba, mbese abantu bari bakonje, ibiki mu bice bimwe na bimwe bya Kigali. Imvura yaguye nsibye ko atari na nyinshi cyane, ariko ni yindi y'ubujojo. Wibukaga igihe twaherukanaga? Ntabwo mba nibuka. Urabona hari ahantu duherukanira bita Kabeza, sinzi niba ubyibuka, ahantu twigeze gukorera bakakuzanira imbwa ukazitinya kandi zari zije kugusuhuza. Imbwa turi kumwe n'aba uri kubyibuka? Turi kumwe n'aba Manasi bayaka. Urumva rero nicyo gihe twaheruka. Reka burya imbwa nta muntu utazitinya, kandi imbwa ni ibisimba urebye na nabi yakurya kuko ntibinakumenyereye. None se imbwa se ntizibana n'abantu? Bazibana n'abantu, ariko hari abo ziba zitabana nabo, baba baturutse ahandi zitabamenyereye. Ariko izo mu rugo ntabwo zijyana, kereka wenda iz'igasozi. Ya mu rugo se batayirekuyeyo ntiyakura. Nase umuntu w'umugabo nkawe yatinya imbwa? Kubera icyo utayitinya se? Kandi uri umuntu w'umugabo nyine. Cyangwa simba nyigaburira, rega burya imbwa imenyera umuntu yigaburira. Wese nk'aba bantu bakunda kubana n'imbwa, ubona wababwira iki? Ni ikintu cyiza, ni umuco mwiza, cyangwa se biganye imico y'abantu? Kubana n'imbwa? Rega burya imbwa se, rega burya imbwa iba iri mu nzu yayo, ukayirekura amasaha yo kuryama ageze yigakontorora urugo. Ntabwo ari ukuvuga ngo imbwa ibane n'abantu, kereka ziriya mbwa za kizungu tuba tubwa dutoya, tuba turi mu ntebe, tuba turyamye hehe, tugenda mu mamodokari. Ariko ziriya zindi ziba zifite ahantu zigomba kuba ziri. Turakwakira rero hano kuri Kigali News Channel. Ni sasa ndumva atari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere? Ntabwo ari ubwa mbere rwose, ndi umusangwa koko. Nanjye ubutumire nanjye nabwubahirije. Sherera kwandikiye se?
ntabwo arimo kunshaka. sasa rero nkawe w'icyamamare ndagira ngo nkwereka hano abantu mbwire niba ubazi nk'uko nabo ari icyamamare nkawe sibyo ndahita amenya ko ukurikirana neza wambwiye amazina yabo ntabwo ngukopeje genda ndakwereka ifoto ya buri muntu hano mbwire uwo ari we umbwire n'icyo akora sibyo sasa uyu muntu niba uri kumureba neza ninde akora iki aho ni sawa akina comedy savi akina comedy ubwo ni ukuvuga ngo mukora ibintu bimwe aha uyu nguyu wambwira ari nde ntawe nzi. Pastor Theogene ntabwo umuzi Pastor Theogene witabye Imana oya Pastor Claude nako Pastor Claude yego uri uvuga ubutumwa w'Ubugesera urase ko mbona byibukiye akaba ari muto ariko isura ni yayindi reka nkwereke noneho ikindi cyamamare kirenze urahita umbwira kabisa uyu nguyu wambaye ubusa ambwira ngo si umunyarwanda se yitwa ariko yambaye imyenda ntabwo yambaye abasimbazi ntabwo yambaye ubusa ariko wibeshya abantu ariya kuru ntabwo muzi ntawe nzi kandi mukora akazi kamwe ni umuhanzi w'indirimbo ariko oya ni umukinnyi wa filime uyu we bose mbona barakaye nawe ntawe nzi ni umuhanzi w'indirimbo ariko bamwita Isimbi Noeline ntawe nzi nasuguze iki kwerera inzovu aha n'uyu se kandi ntumuzi undi afite inda nini wagira ngo ararwaye uwo ni Gasuku akora iki umuzi w'iki yakunda ibintu byo gusetsa byo guhangana by'ibiki base ku buryo bavuga ngo ararwaye kweli iyo ndayise ko wagira ngo arwaye tuyoka nose umuntu wese ufite inda nini abarwaye tuyoka cyangwa aba yariye cyane ubose kuryo cyane kujya utayizana Imana izandindinda nk'iyo nahita mba mugufiya cyane aha uyu noneho niwe ninde abasimbazi abo barimo by'Imana n'ibiki kandi ujye umuvuga tuvuge ko umuntu witwa Coach Gaël utamuzi Coach umutoza w'umukino Coach Gaël manager w'abahanzi oya njyewe ntawe nzi bishoboka ko nigeze kumva uvuga ngo uramuzi nk'umukire muziranye yewe ntabwo namuzi ubwo Coach bivuga ngo nawe ntumuzi se kandi ega harimo bareba nk'ibisambo uzi ntuza se inde waririmbye iyi ndirimbo ya ngo ntuza ngo ritiko itereshyonge si we nyine yitwa nde nimba ari Miss Melody ni Miss Melody si yitwa Bruce Melody we yaririmbye ihe ndirimbo niba utabeshye ritiko uyu Bruce Melody nyine amanagingwa n'uyu nari nkweretse imbere witwa Coach Gaël ntabyo uzi ntabyo nzi uyu nguyu ni imbona utamuzi noneho ndahita avuga ko wirengagiza kubi uwo ni The Ben kuki wise umumenya ni inshuti yanjye kuva ryari kuva kera cyane batarajya no hanze ngira ngo muziranye wenda kubera ejo bundi tuziranye hari cyaka twiye guhuriramo cya Burarirwa yari yaguha no ku madolari se yampaye telefone oya wamubwira iki se mwana wamubwira iki nk'umuntu The Ben ndamukunda mbone no kumubwira ko telefone nkiyifite usibye ko ndimo kwiga rwose abirwa mu itangazamakuru bavuga ngo narayigurishije njye ntabwo nagurisha impano kuko nanayihawe n'inshuti yanjye bita The Ben arampositinga igihe cyose ndamukunda rero aho ari hose yaba ari hanze yaba ari mu Rwanda Imana izi gihore murinda hari akaririmbo ka The Ben wabuze indirimbo nta ndirimbo nzi kuko telefone yampaye ntabwo ndatangira kuyikoresha ariko ubwo ntangira kuyikoresha
abantu banyitege ko ngiye kuzaza niga indirimbo ziwe. ubwo ni ukuvuga ngo smartphone ntabwo uzi kuyikoresha? Ndayifite ndimo kuyiga. Yego. Uzahita ushaka akaririmbo kitwa Habibi. Habibi? Izo zose nzazishaka. Kabisa. Uyu muntu uramuzi? Yitwa Theo bose babireba. Wari ugiye kuvuga ngo Theo bose bamureba. Akora ikizi? Nawe ni umuhanzi w'indirimbo z'Imana. Yego. Reka dukomeze. Uyu nguyu. Asa ninde noneho? Ameze nk'uwishwe n'itabi. Nawe nukuri yagiye usimuza. Urafata pasiteri muzima ukavuga ngo yishwe n'itabi? Wese ntiyanywa bibaye ngombwa. Arinywe ese yapfa. Ko bafungwa se. Ubu nta bari mu magereza bari barafunzwe. Ariko yabakoze icyaha. Kora icyaha ariko kandi bavuga ngo iyo umuntu akoze icyaha arakicuza. Mbese ntibicuze. Ariko hari ibyaha utapfa gukora uri umushumba uragiye abantu. Shabyihorere. Uyu muntu gusa ngukopeje nyine n'umunyarwandakazi ariko yitwa nde? Ndamuzi n'umunyagise ntaretse no kurare wabo. Angles. Uyu muntu ko ari Shadibu ni gute umugereranyije na Young Grace? Bose imitwe ijya kumera kimwe. Young Grace usanga ko ngo ajya kuba inzobe cyane. Young Grace abyibushye nka Shadibu. Simbizi. Ariko Shadibu nawe wari usanga umuzi. Ni ukumwumva nawe. Yishwe n'inzoga ni Nyagahene. Uyivuga ngo yishwe n'inzoga si yaziretse? Yaziretse. Uyu nawe Kanyombya. ntiwamuyoberwa. Aba bantu uko ari babiri. Uwo ni njyewe na Mama Queen. Mama Queen wamutubwiraho iki? Mama Queen nta kintu na kimwe nababwiraho ubu ngubu. Kubera iki? Kubera iki? Ntabwo tukiri kumwe cyane. Mwapfuye iki? Ntacyo twapfuye. Yanyibye amafaranga 200,000. Kandi ubwiye ngo ntacyo mwapfuye? Ni se mbyibuka. Ubwo se ntumenye ibangara? Ntabwo ndimenye. Reka dusoreze kuri uyu muntu. Uyu muntu impamvu mukweretse ndayikubwiye. Umuntu ko numva muzi. Utamuzi nakumirwa. Muzuminge. Uyu ni Ndeka. Uyu muntu ko muzi afite na tetire y'umweru mu mutwe. Mukurure neza umutekereze kabisa. Ose ni Linda se? Linda? Komeza ugerageze ntabwo biraza. Ajyana ntawe nzi. Iyo utazi umuntu witwa Aline Sano wumeze ute? Aline Sano? Ariko ubwo duherukana nta tetire y'umweru yari afite buri. Ariko isura ni yayindi. Aline Sano namubonye rimwe. Impamvu mukweretse nabonye mwarakoranye ikiganiro anakwigisha kuririmba indirimbo ye. Hari indirimbo yo mu Cyongereza yigishaga ariko igenda inanira. Ntabwo ukiyibuka? Njye ntabwo nizi Icyongereza. Oya ariko nyine yarakwigishije urayifata nubwo waba utazi Icyongereza. Yaranyigishije kwanyuze mu Miss Nari. Ya ndirimbo yitwa Fire. Fire y'umuriro ni fire isobanura umuriro. Ari akubwira ngo I wanna live this life. Oh my God. Sinibuka. Ntabwo yibuka. Ese turibaza nk'umuntu nk'icyamamare kuki wowe utagira imbuga nkoranyambaga zawe ucisha ibintu byawe kugira ngo utere imbere nyine nk'abandi bose? Ega burya biriya bintu ngiye kubikora muri iyi minsi kuva narabonye Touch the Ben yampaye ibyo byose rwose bakunzi banjye
bijeje ko ibyo bintu bigiye gucamo muri iyi minsi. none se ikibazo nibaza uyu mwaka turi gutangira waravuze ngo hari imishinga ufite. Mu mishinga wavuze ko ugiye kuva ku nzoga, ugiye kuva ku ndangamirwa. Ibyo bintu ubigeze? indaya zo ngiye kuzivamo nazivuyemo, cyokora inzoga yo ndacyanywa gake gake. Inzoga burya gupfa kuyireka ntabwo ari byiza ngo uhite ufate icyemezo cyo kureka inzoga, kuko inzoga ushobora no kujya kwa muganga bakagutegeka kuyinywa nubwo waba utayinywa. Rero ndumva byose ntabireka, ahubwo nareka indaya nizo zihombye cyane kuruta inzoga. Inzoga nshobora kugenda nkanywa Knowless imwe nubwo yaba igura 5, nanywa 2 bikaba 3 nkitahira. Ariko ushobora kujya muri izo ndaya ukazigurira izo nzoga zikakurya n'amafaranga. Rero indaya nizo zikosoma cyane kuruta inzoga. Ubwo tuvuga ko indaya zongeye naraziretse cyangwa ugiye kuzireka? Oya, naranaziretse zo, ariko inzoga nzaza nkomeza nyinywere gake gakeya, kereka ubwo nzanywa inzoga nkumva mu nda harandiye, icyo gihe numva umubiri wanjye urimo kundya, inzoga nzayireka. Ariko nimba nywa inzoga nkagenda nkiryamira mu gitondo nkabyuka ndi muzima ngera mu kazi kanjye, inzoga sinabanyirekera iki. Ubu tuvuga ko uri kubahiriza ya gahunda ya Knowless? Knowless tunywe gake, tunywe mu rugero, tunywe tuzigama. N'umukuru w'igihugu yarabivuze. Tunywe gake. Nimba wanywaga amacupa 3, noneho no muri iyi minsi zirimo guhenda rwose. Nimba wanywaga amacupa 3, nywa agacupa kamwe witaye ugiye mu rugo. Nimba wakosomaga ibyo 3,000 mu nzoga, kosoma 2 byonyine, 4 urye 2, urye ibiryo bya 2, ibindi 2 ubizigame kuri banki cyangwa mu mashyirahamwe, mu bimina birahari. Hari aho ikimina, hari aho utanga 10,000 na bingahe, ubitse 2 ku munsi, utanga ku cyumweru ni 12,000. Iyo ubitanze muri cyumweru rero y'amafaranga yaza kugira iki akamaro. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo inzoga si iz'abato, ariko se umuntu yakwibaza, ntabwo ushobora kuba warahereye unywa inzoga mu bwana bwawe? Oya, mu bwana bwanjye inzoga nanywaga kuko icyo gihe nabaga kwa masenge ninyweraga urwagwa ruke. Uzi ko ababyeyi ba kera bavuga ngo urwagwa ruhiye cyane ruvura abana inzoka. Bandahiraga agakombe nkagotomera urwagwa rushyushye, nkajya ku ishuri nkakora imibare nkamenya ubwenge. Ariko ntabwo inzoga kugiye ntabwo ngo nyigishe ngo bayihe abana bakiri batoya, kuko ubu ngubu nta n'urwagwa rukibaho. Intoki zisa nk'izacitse. Mu cyaro se urwagwa ntirubaho? Ntabwo ni urukorano. Ntabwo nakwifuza ko n'ababyeyi b'iki gihe rwagwa rw'urukorano baruha abana. Niyo mpamvu za nzoga henshi aho basanze barimo kuzikora bagerageza kuzimena, n'abazikora bakaba babafunga. Uvuze ko ukiri kwiga, ukiri umwana baguhataga urwagwa nirwo rwatumye umenya ubwenge? Ntabwo barumpatanaga. Iyo mu rugo rwashyaga, masenge yagiraga gutya akandahira agakombe, nkagotomera nkajya ku ishuri. None se iyo bavuze ngo inzoga uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo, baba bashatse gusobanura iki? Icupa? Inzoga uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo? Ni ukuvuga ko inzoga uyimara mu icupa, nyuma ugasinda, ukaba wakwanduranya, bakagukubita bakagira gutera ibyo baba bashaka kuvuga. Uba washatse kuvuga ko nyine inzoga ituma uta agaciro? Ituma uta agaciro. None se wavuze ko indangamirwa zo wazivuyeho, tuvugishije ukuri, hashize igihe kingana iki uretse indangamirwa? Indaya hashize n'igihe kinini nk'amezi nk'angahe, ageze muri 3, 4, kuko ngewe ngiye gusubirana n'umugore wanjye. Umugore wawe yitwa? Umugore wanjye amwita Uwitonze Olive, yonderera abana. Ngiye gusubirana nawe rwose, ariko akomeje kunsemba cyane. Ntabwo nshaka undi mugore utabyara, ngeze nshaka kuvangavanga abana. Ntuze kuki waba ushatse umugore kandi atabyara? Yoya nyine kugira ngo tutabyara, ntazavangavanga abana. Mfite abana 4, nabo ngabo nta bandi nshaka kubashyiraho. Naso ubundi kuki uvuze ngo uwo nguwo tubwiye ngiye n'ubwa mbere mwumvise?
ushobora kubugira abagore benshi ariko tutabizi. oya we niyo mugore mukuru nye mama w'abana njye nta n'undi mugore mfite wowe wenyine. Mama Queen ntabwo ari umugore ntabwo ari umugore wanjye ni inda yanjye yari inda yanjye kandi ubu nguyu narayiretse. Warayiretse. Abana bawe se nimba waramukunze uzamutware uzampe mupasi jyana bamugashyekiro jyayo ugenda ubaririza ati indangamirwa bita Mama Queen. si icyuki se simbizi uzajye kumwakura nimba bayoboye. nabonye ku ifoto ari icyuki kabisa. simbizi. Uyu mwaka unatangira waravuze ngo uyu mwaka uzasoza ufite ikibanza. Uwo mushinga hari ahantu waba ugeze? bivuga batazanduba ntarakibona. Bakurogera iki se kandi? aha bakurogera iki ibyo muzabimbaze umwaka warangiye. Nose ubu hari umuntu wari wakugirira ishyari mu buzima bwawe? kubera iki se ntibaringirira abitwa abanyamabondo bafite inda nk'iya ngunda ntibangirira ishyari. Bakugira ishyari ku byo wagezeho ku izina ryawe se? sha byihorere. iyo umuntu agiye gukora ikiganiro akavuga ngo Nzovu ngo yakamwa Mama Queen ngo Ribu yabafashe ngo bari mu maboko ya Ribu bagashyiraho n'imodoka ya Ribu, uwo munsi ari cyiza kwifuriza. aruzi umuntu kwifuriza gufungwa ntabwo ari byiza, kuko iyo ufunzwe ukajya kumara iyo myaka muri gereza hari ibintu byinshi ubu utaha. Sasa rero tugiye kugana ku musozo. Indaya bayi agacupa ni gakeya sibyo? Ase kubijyanye n'umwotseho ntabwo wigeze unywa itabiho gato? ntabwo nigeze nywa amatabi ndanayazira. Urayazira? Wow, ntuzanabigerageza. Abafana bawe rero wababwira iki? Abafana banjye nababwira ngo ndacyariho, ndahumeka, ngejeje igihe cyo gukora, kuko umwaka wa 2024 wambereye umwaka mwiza, ndetse n'umwaka wa 2025 harimo abantu bawumpayemo amafaranga bambwira ko mu mwaka wa 2024 urangira 2025 utangira, ko nabashimishije. ndabonamo gusuhuza umuntu bita Clapton Kibonke yaduhaye 100 ngewe nakamwana buri muntu 100. burya kugira ngo umunyarwanda guha 100 aba ari amafaranga menshi cyane. ayo mafaranga tumenyere ko ari aba diaspora bayaduha, ariko Clapton twaramushimiye cyane, yampaye 100 na yakamwana amuha 100. ni umuntu wirekuye 200,000. buri 200,000 ni amafaranga menshi cyane. kandi nanone 2025 niwo mwaka nagaragayemo muri Just Comedy. hariya iyo ugiyeyo nuko uguhaye ako kazi kaho nuko hari icyo abakubonyeho, icyo babonye ko abanyarwanda bagukundiye hose. nabyo nabishimira Imana ko rwose 2024-2025 ni imyaka nitwemo neza, kandi ndashimira Imana, kandi nanone nyisaba ngo nkomeze no mu yindi myaka 2026 n'indi nzaba ngifite umwuka w'abazima, nkomeze nitware neza sinzasubira inyuma. Twizere ko rero ayo mafaranga 100,000 Kibonke yaguhaye wayabyaje umusaruro. nubwo naba ntarawubyaje umusaruro, nimba nawuguriyemo agafuka k'umuceri k'abana, nanjye nkaba naguramo ipantaro cyangwa inkweto, nabyo ntabyaje umusaruro, kuko ntabwo nigeze nyapfusha ubusa. akantu ka nyuma ko tutajya tumenya isabukuru yawe iba ryari? iba ku itariki ya 1 z'ukwa mbere umwaka urangira. ubwo ni ukuvuga ngo buri kwezi kwa mbere wujuje umwaka mushyashya. ubu ngubu tuvuga ko uyu mwaka wujuje umwaka wa kangahe? uyu myaka ngiba yimbariza ikintu, uragira ngo nibumva ari myinshi njya gutirita inkumi zizanyange. ufite umugore kandi? Icyambere bamenye ko buri mwaka ngira isabukuru, kandi iyo ngize isabukuru abenshi iyo myaka barayumva. nawe tegereza tariki ya 1 z'ukwa mbere iyo myaka uzayimenya nzaba ngezeho. ubwo 2026 twizere ko uzaba ugeze byibuze nka 50 niba tutibeshye. simbizi. ibyo byose ndabikesha Imana, kandi icyo gihe Imana izamfashe mfite ubuzima buzira umuze, mfite ubuzima ntarwaye. Bantu bacu, yari Mr. Journalist on mic. Kuri screen zanyu mwarebaga uwitwa Mr. Elephant cyangwa se Mr. Nzovu. Akajambo kanyu musezera abantu?
abakunzi bacu abakunzi Kigali News Channel Kigali News Channel rwose ngiye kuzamfatanya namwe uko ba nyiri YouTube Channel bazaza bashaka kumpa akazi nzaza nitabira ubutumire bwabo kandi nizere ko ngiye YouTube Channel nkoreye ntabwo dusebanya ntitujya mu bya politike no gutera urwenya tukaganira tukagirana ibibazo tubazanya haba mu mibare haba mu bumenyi bw'isi haba n'aha mu Rwanda rwose nibyo tuba twibereyemo iyo umuntu ashaka kunkoresha kuwitubica akanzana mu bya politike nta politike n'isi nta niyo nteganya rwose nzaza mpita mva mu kiganiro cye nkamushubije bye bye. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.